The Elevation Program. Get ready to be inspired in today's message by Apostle James Carragher. Shalom, shalom. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Bavandimwe, ngiriwe amahirwe yo kugira ngo ngusange aho uri hose, iwawe mu rugo, mu kazi, aho uri hose, aho uherereye hose, mu mpande enye z'isi, kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nkoreshe umutwe w'amagambo ugira uti marayika wawe ntaho yagiye. Marayika wawe ntaho yagiye muvandimwe. Turasoma mu gitabo cy'Abaheburayo. Uyu munsi ndaza kuba mbasomera ibyanditswe birenze 2 wenda, ariko namwe muraza kwiyumvira uko Bibiliya ivuga. Igice ni icyambere cy'Abaheburayo, umurongo waho wa 14. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Muvandimwe unyumva kandi unteze amatwi, ndashaka nkubwire yuko niba warakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, niba waratuye Yesu ukamumwemera ukamumwizera, ntabwo uri wenyine. Bibiliya iravuga ngo ari muri twe imbere, natwe tukaba muri we. Niwe byiringiro by'ubwiza, the hope of glory. Niwe byiringiro by'ubwiza biri imbere mu bugingo bw'uwizera. Ikigeretse kuri icyo, marayika wawe ntaho yagiye. Bishatse kuvuga iki? Iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, hari marayika, ndetse navuga ngo hari abamarayika bagushinzwe, bagukorera ku manywa na nijoro. Iyo rero ubyizeye kandi ukabyemera, ukabihagararamo, ubaha akazi kabo bakagakora. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuze ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera ituma gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abamarayika nta kindi babereyeho, ahubwo ni ukumfasha nawe bakagufasha. Abamarayika bahawe akazi ko gufasha uwizera uwo ari we wese. Oh, haleluya! Reka rero njye tujye mu isezerano rya kera. Ndaza kuba nsoma nirukanka kuko dukoresha iminota mikeya. Ingoma za kabiri, igice ni cya 32, umurongo wa 7. Nimukomere mushikame, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Umurongo waho wa 20. Ibyo bituma umwami Hezekiya n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi basenga batakambira iyo mu ijuru. Nuko Uwiteka yohereza marayika. Lore, ijambo riravuga ngo marayika wawe ntaho yagiye. Uwiteka akora iki? Yohereza marayika atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Nuko ageze mu ngoro y'Imana ye, abo yibyariye bamwicishirizamo inkota. Umva, ntabwo uri wenyine. Wowe warazwe agakiza, uri kumwe n'abamarayika. Twasomye mu Baheburayo, Bibiliya itwereka yuko abamarayika n'imiyaga idukorera. Abamarayika bakorera abazaragwa agakiza. Hano ni inkuru ndende, ariko ndi buvuge muri summary cyangwa se muri resume, mu ncamake. Iravuga ngo uyu ni umwami wa Isirayeli watewe n'umugabo witwa Senakeribu. Senakeribu yari umugabo w'ingabo z'Abasiriya, yari umuntu ukomeye cyane. Araza atera ubwoba ingabo n'igihugu cyose cya Isirayeli, ngo bigera n'aho avuga mu rurimi rwabo rw'Abaheburayo kugira ngo abakoze isoni, abatera ubwoba, abakura umutima, abamare n'ibyiringiro. Ariko ku murongo waho wa 7 Bibiliya iravuze ngo nimukomere mushikame, ntimutinye
ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe. Ubuhanuzi bumanukira umwami wa Isirayeli, buravuga ngo yari Hezekiya, buramubwira ngo komera, shikama, ntukurwe umutima n'ibyo ubona n'izo ngabo nyinshi z'Abasiriya. Nicyo dushatse kuvuga ahangaha. Ntabwo uri wenyine mu Kristo, we mwana w'Imana, mwabera b'Imana. Iki gihe turimo cy'icyorezo cy'isi aho yahinduye isura, aho ibintu bisa nk'ibyahindutse, ndashaka kugira ngo mbabwire ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe uw'imbaraga, urukundo ndetse no kwirinda. Glory to God. Ntabwo Imana yigeze duha umwuka w'ubwoba. Niyo mpamvu igituma tudatinya, igituma tudakurwa umutima, nuko twizera kandi tuzi yuko marayika w'Imana aturiho. Haleluya. Hari marayika w'itorero. Navuga ngo hari abamarayika bashinzwe itorero, hari marayika w'umuryango, hari marayika w'igihugu, hari marayika w'ubuzima bwawe, hari marayika wowe wizera Yesu w'ubuzima bwawe, ugushinzwe kukurinda amanywa nijoro. Humura, ntutinye, ntushikame. Ngo uwo mugabo Senakeribu aje gutera ubwoba umwami wa Isirayeli Hezekiya n'igihugu cye cyose. Hezekiya yikomereza mu Mana, yiringira Imana, arashikama. Shikama muvandimwe, marayika wawe ntaho yagiye. Mu murongo wa 20 w'icyo gitabo cy'Ingoma za kabiri dusomye, aravuga ngo marayika aramanuka w'Uwiteka. Haleluya. Marayika amaze kumanuka ngo atsemba abagabo bakomeye bose b'intwari n'abatware n'abagabo bari mu ngerero z'umwami wa Ashuri, maze asubira mu gihugu cye akozwe n'isoni. Ibyari biguhagurukiye byose, ibyaha, imyenda, indwara, intege nke zose, abapfumu n'abarozi, imyuka n'imbaraga zose za Antikristo zihagurukiye itorero, zihagurukiye abera, zihagurukiye ubuzima bwawe. Ndashaka kukubwira ngo marayika wawe ntabwo yagiye. Marayika w'umuntu wizeye Imana ntabwo yagiye. Ngo marayika aramanuka atsemba abagabo b'intwari, abagabo bakomeye, abagabo rwose bafite imbaraga bari bateye igihugu cya Isirayeli. Ndashaka kukubwira ngo ibyari byaguteye, ibyari byaguhagurukiye, ibyari byashinyitse amenyo, ibyari byaguteye ubwoba, humura, marayika wawe ntaho yagiye. Ngo aramanuka aratsemba abagabo b'intwari, ngo umwami wa Ashuri asubira mu gihugu cye yakojejwe n'isoni. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu, ibyari byamanukiye ubuzima bwawe, ibyari bihagurukiye bizinesi yawe, abana bawe, umugabo wawe, urushako rwawe, ubuzima bwawe, ntabwo bizakubasha. Ndabwira wowe wakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ngo ntaho marayika wawe yagiye. Muvandimwe unyumva kandi ntega amatwi, reka dusoreze muri iki cyanditswe nanone cyo mu Isezerano Rishya, kiri mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 12. Bibiliya iravuze ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira bo mu itorero bamwe kubagirana, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda ariyongeza afata Petero. Icyo gihe bari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, nuko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Umurongo wa 6, Herode araye ari bumusohore iryo joro. Haleluya. Iryo joro araye ari bumusohore. Ngo iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu 2, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Uwiteka
umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu, marayika akoma Petero mu mbavu aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe, abigenza atyo arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Haleluya! Marayika wawe ntabwo yagiye. Naguhaye ubuhamya cyangwa se inkuru y'abagabo bizeye Imana. Uwo ni umwami wa Isirayeli wizeye Imana. Marayika w'Imana aramanuka mu rugerero, ingabo nyinshi zari zamuteye. Bibiliya iravuga ngo zari ingabo hafi 180. Marayika umwe gusa aramanuka arazitsemba. Abagabo b'intwari n'abakomeye bose barashira ngo bagwa muri urwo rugerero. Umwami asubirayo yakorejwe n'isoni. Petero, inkuru ya Petero baramufata, bari bamaze kwica Yakobo, ngo umwami Herode ariyongeza kuko byari byanesha abayuda. Ariko ndashaka kukubwira ngo ibyishe Yakobo ntabwo we bizakwica. Ntukigereranye n'uwo byananiye, n'uwo byatsinze, n'uwo bitagenze neza, kuko ntabwo twese tuzasoza kimwe, ntabwo twese tuzaca mu nzira imwe, ntabwo twese umusaraba wacu ari umwe. Petero ari mu nzu y'imbohe, nawe yiteguye gupfa, ngo abitorero bakomeza kumusabira. Torero ry'Imana, bizera abakristo, mukomeze musenge, mukomeze mwizere Imana. Marayika wanyu ntabwo yagiye. Ngo marayika aramanuka, bari bamuboshe amaboko, bamuboshe amaguru, bamuboshe wese ari hagati y'abasirikare. Ngo aramanuka akingura inzugi, arangije amugeraho, amufungura amaboko n'amaguru, amukoma mu mbavu aramubyutsa. Haguruka ukenyera ukwete inkweto zawe wakuyemo, hanyuma nkurikire. Ndashaka kukubwira ngo ibyari biguhagurukiye, haba mu rugo rwawe, haba mu kazi kawe, haba mu buzima bwawe, humura, marayika wawe ntabwo yagiye. Imana yatabaye Hezekiya ntabwo irobanura ku butoni. Uko yariri niko iri kandi izahora. Imana yatabaye Petero ntaho yagiye. Uko yariri niko iri kandi izahora. Imbaraga zakuye Petero mu ngabo hagati, mu maboko y'abasirikare yaboheshejwe iminyururu, nizo mbaraga zigiye kugukura muri iyo ndwara, muri ubwo bukene, muri iyo myenda, muri ibyo bibazo, muri iyo manza. Ndavuze ngo marayika w'Imana amanuke iwawe, akubohore mu kazi kawe, mu muryango wawe. Marayika watabaye Petero ntaho yagiye. Ufite marayika wawe. Ndavuze ngo marayika wawe ntaho yagiye. Muvandimwe, izere, ushikame, utuze. Ijambo ry'Imana ryamanukiye Hezekiya ngo nimukomere mushikame, kuko uwo mwami adakwiriye kubakura umutima cyangwa se kubatera ubwoba. Ibyo biguhagaze imbere ntibikwiriye kugutera ubwoba. Ibi bihe biduhagaze imbere ntibikwiriye kudutera ubwoba. Urugamba si urwawe, ntabwo turi twenyine. Marayika watabaye Hezekiya aragutabara, watabaye Petero aragutabara. Ntabwo turi twenyine. Marayika wawe ntaho yagiye. Mwiringire ijambo ry'Imana, murihagararemo, nibwo muri bugire ubugingo kandi mu bwinshi. Shalom, shalom, mu izina rya Yesu.